Nshuti bakunzi bo mu Icyo gospel nongeye kubasuhuza. Ngewe muvugana ni haba inshuti Jean Claude. Nishimiye kongera kubana namwe kuri uyu muyoboro w'umukiza gospel ubagezaho ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mwebwe abantu bumva ko Uwiteka yabibagiwe ndetse atakibirebera, reka mbabwire uyu munsi Imana yabibutse. Haleluya. Hariho ubutumwa bwiza mbazaniye Imana igiye kunyuzamo. Haleluya. Ubwo butumwa burasubiza ikibazo ufite umaranye iminsi mu mutima wawe. Ariko mbere na mbere banza ukande kuri subscribe kugira ngo ubu butumwa burusheho kujya burebwa n'abantu benshi. Kuba twiyongera twumva ubutumwa bwiza, ibyo ngibyo ni byiza cyane. Kuba turi umuryango turi hamwe twumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twumva ijambo ry'Imana ku muyoboro w'umukiza gospel, ibyo ngibyo kuba winjira mu muryango Imana ibiguhera umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga hano mu buhanuzi, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice bya 49 ku murongo wa 14. Reka dusome. Haranditse ngo ariko Siyoni aravuga ati, Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzakwibagirwa, ni Uwiteka avugana nawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko Siyoni aravuga ati, Uwiteka yaranyibagiwe, nukuri yarantaye. Ariko haleluya, Uwiteka nawe aragusubiza ngo abantu bo bashobora kukwibagirwa, ariko njyewe sinzakwibagirwa. Ngo ese umubyeyi yakwibagirwa umwana yibyariye? Imana igumugisha mwene data uyu munsi wa none. Aya ni amagambo meza. Haleluya. Nyongera kuguhumuriza wowe uvuga ngo Uwiteka yaranyibagiwe. Mwene data, Uwiteka ntago yakwibagiwe. Uwiteka aragukunda, Uwiteka arakuzi. Haleluya. Hariho ibintu byinshi bikugarije, hari ibyo wagiye ucamo, ndetse hari n'ibyo wagiye ubamo, ndetse ibyo byose bikaguhamiriza yuko Uwiteka atari kumwe nawe. Ariko humura, Uwiteka aracyakukunda, Uwiteka arakuzi, Uwiteka afite umugambi mwiza kuri wowe, Uwiteka aragufite, ntazakurekura. Imana iguha umugisha. Siyoni nawe, Siyoni ni wowe ubwirwa. Haleluya. Yaravugaga akavuga ikibazo nk'icyo ngicyo ufite, avuga ngo Uwiteka yaranyibagiwe, ngo Uwiteka rwose ngo yarantaye. Mwene data, reka nkubwire, uburwayi bwawe ntago ari bwo bwatuma Uwiteka guta. Ubukene bwawe ntago ari bwo bwatuma Uwiteka guta. Haleluya. Ndetse agahinda ufite, intambara ufite, ntago arizo zatuma Uwiteka guta. Reka nkubwire, Uwiteka yarakubyaye, akubyara mu maraso y'umwana wa Yesu. Haleluya. Ntago yagusiga. Imbaraga yakoresheje akubyara ntago yaguta, ntago yaguhana. Haleluya. Uwiteka araguhetse ku mugongo we. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaguciye nk'imanzi mu biganza bye, aragufite. Humura. Reka nkubwire, ubwo burwayi umaranye iminsi, birashoboka yuko umaranye igihe uburwayi, imyaka irenze 7, imyaka irenze 10, ariko ubwo burwayi uracyabufite, ariko ntiburanakwica. Kuba butarakwica ni icyerekana yuko Uwiteka agufiteho umugambi. Uwiteka aracyakuzi, ntiyakwibagiwe. Humura. Nuriya mugabo wamaze kukidendeza imyaka 38, yaravugaga ati nukuri Uwiteka aranyibagiwe, ku buryo ngo iyo marayika yazaga
hanyuma ngo amazi akagira ubushobozi bwo gukiza abantu, we yaburaga n'umuntu n'umwe wamuroha mw'ayo mazi ngo amushyiremo, ariko akomeza kugira ibyiringiro. Aravuga ati birashoboka yuko Uwiteka yanyibagiwe, ariko reka ngume hano hafi ye, niho nzatabarirwa. Imana ikugirire neza. Mwene data, birashoboka yuko umaze igihe mu bibazo, umaze igihe mu ntambara, umaze igihe mu bukene, ariko humura, Uwiteka arakuzi, yarakubyaye kandi afite umugambi mwiza kuri wowe. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ndibuka igihe kimwe nanjye najyaga nsenga, ariko igihe kimwe turi gusenga twari abanyeshuri, nuko Imana irazivugira muri twebwe, hanyuma irambwira ngo mwana wanjye, nukuri ugiye guhura n'ibibazo, ariko sinzakureka, naguciye ngufite mu ntoki zanjye, nubwo ibyo bibazo bizaza, ariko ndagufite, sinzakurekura. Haleluya. Imana ishimwe cyane, kuko ibyo bibazo byaraje, ndarogwa, ariko Uwiteka abana nanjye, ndarogwa sinapfa, ubukene buraza, ariko Imana ibana nanjye, kandi Imana ikomeza kumbwira iti humura, ndi kumwe nawe. Haleluya. Nubwo rero uri kumwe n'ibyo bibazo ukabona birakugarije, ariko Uwiteka arahari, kandi Uwiteka birusha imbaraga. Uwiteka wizeye abirusha imbaraga. Ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Ntutinye, Imana ifite ubutware bwose mu ijuru no mu isi iragutabaye. Imana ishimwe cyane. Erega Yobu nawe buriya ni icyigisho cyiza, kuko Yobu yari afite ibintu byinshi, ariko mu mwanya mutoya bimushiraho. Ariko nubwo byamushizeho, abantu bakajya bamusura bakamubwira bati nukuri Imana yarakwibagiwe, nukuri ahubwo wakoze ibyaha, bakamushinja n'ibyo atakoze. Ariko Yobu aravuga ati ibyo ngibyo mubiveho, muvuga ibindi. Uwiteka Imana ntabwo yanyibagirwa. Uwiteka Imana nubwo anyihisha, nubwo ntamubona nkamushaka simubone, nakora ibumoso ngakora iburyo simubone, ariko nzi yuko umukiza wanjye ariho. Haleluya. Nzi yuko umukiza wanjye ariho, kandi yuko ihereza azahagarara mu isi. Haleluya. Arengera arahamya ati ubwo umubiri wanjye uzaba umaze kubora, nzareba Imana, amaso azayireba saa yundi, ahubwo nayanjye. Imana ishimwe cyane. Mwene data, Uwiteka gufite mu kiganza cye, ntazakurekura. Niba waramenye Yesu, Uwiteka ntazakurekura. Niba warizeye Yesu, Uwiteka ntazakurekura. Uwiteka azakugirira ibambe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza. Haleluya. Uwiteka azakugaburira, ntabwo uzicwa n'inzara. Mwene data, reka nkubwire, hariho ibintu byinshi birumbaraye imbere yawe, bikubuza, bikwereka, ndetse bigusobanurira ngo Uwiteka rwose yarakwibagiwe. Ariko mwene data, Uwiteka ntabwo yakwibagiwe. Uwiteka arahari. Haleluya. Nukuri arimo arareba ngo arebe uko witwara muri ibyo bibazo wahuye nabyo, ariko Uwiteka kuri iruhande, nta n'uwagutunga urutoki ngo byemere, kuko aramutse gutunza urutoki resistance confirm, Uwiteka ntashobora kubyemera. Izo ntoki zigutunze, Uwiteka araje azikureho, zicagagurike, ahazo habure, kuko Uwiteka gufiteho umugambi, ntabwo yakwibagiwe. Haleluya. Icyakora birashoboka yuko abantu bakwibagirwa, birashoboka yuko bene wanyu bakwanga, birashoboka yuko bagukuraho amaboko, ariko Uwiteka we ntago azagukuraho amaboko. Mwene data, yarakubyaye mu bise by'amaraso y'umwana we, nukuri ntago azakureka. Witinya, ntugire ubwoba. Yesu ari kumwe nawe. Yesu agufiteho umugambi mwiza. Yesu ni umwami wawe. Yesu ni umukiza wawe. Haleluya. Imana ishimwe. Wowe rero utarizera umwami Yesu, ni wowe ngiye kuvugana nawe uyu munsi wa none. Umwizere, araguha amahoro. Umwizere, arakurinda amajya n'amaza. Umwizere, araguha. Haleluya. Arakubera umubyeyi, arakubera Imana, arakubera ubuzima. Ibyo wabuze kuva mu buto bwawe, Uwiteka arabiguha.
birashoboka ko wabuze ababyeyi, birashoboka yuko wabaye imfubyi, birashoboka yuko ababyeyi bawe bakwanze, ariko Uwiteka aragukunda. Haleluya, haleluya. Yesu ateze amaboko avuga ngo wowe urushye kandi wowe uremerewe, ngwino nsange nkuruhure. Haleluya. Yesu arimo araguhamagara mwene data. Haleluya. Muri aka kanya rero reka nongere nkwibutse, kora subscribe, Imana iguha umugisha, kandi nuyikora Imana irakumpera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero dufatanye gusenga Imana. Wowe wumva ushaka kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Haleluya. Reka dufatanye, zamura ikiganza cyawe, dufatanye gusenga. Ariko kandi nawe muri iyi minsi wibaza ko Imana yagutaye, nawe humura, zamura ikiganza cyawe, dufatanye gusenga. Uwiteka arushaho kukuyereka. Mwami Yesu, turagushimiye muri uyu mwanya, uri umwami wacu, uri umukiza wacu. Uyu mwanya reba abantu bazamuye ibiganza byabo bamaze kumva buno butumwa, ubagirire ibambe, ubababarire, kandi uwumva yuko wamutaye wongere umwiyereke bundi bushyashya mu izina rya Yesu Kristo. Utarakumenya wifuza kwakira agakiza kawe akaba azamuye ikiganza, nawe ndamusengeye kugira ngo umwiyereke kandi agakiza kawe gatahe kuri we uyu munsi wa none. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wera. Amen. Imana iguhe umugisha mwene data.